Inge Major Ndayambaje Gilbert nkaba narabaga mu mutwe witwaje intwaro witwa FDLR ukorera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Nge ninjiye igisirikare mu 1998 nari ndangije amashuri yisumbuye ariko aho nigaga mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Andrea bavuga Saint André. Ubwo intambara iteye duhunga turi gukora diplome tuva mu rwo rwunge rw'amashuri nta diplome mfite. Ubwo intambara iteye 94 turahunga tuza guhunguka muri 1996 ariho nafashe inzira mva mu rugo nza ku kigo cyitwa STB École de Sciences de Busogo ni hano haruguru y'ikigo cya Mutobo turimo ngiye kureba ko nabona diplome yazamfasha mu mibereho yanjye ya buri munsi yemewe n'uburenganzira bwa leta. Ubwo niho nahuye n'abacengezi rero mu nzira duhurira hitwa muri Nyamyururu, ubu ni mu murenge wa Nyange. Baramfata banzamura mu ishyamba mu birunga hitwa mu Rushihi. Icyo gihe bavugaga rero ko nta bakadire bafite bashaka abantu bize kugira ngo bazabafashe kuyobora abasirikare bafite. Nuko twafashwe turazamuka tugira mu birunga twigira amashuri y'igisirikare cyisumbuye, ishuri kuru rya gisirikare. Ubwo baratwigisha tuza kurangiza rero turangiriza hitwa Ikikoma. Ikikoma ni mu karere ka Masisi ko twavuye mu birunga tumanuka hasi za Masisi, no twaje kurangiriza iryo shuri kuru rya gisirikare ryitwa SM. Ubwo twarangije hari tariki ya mbere z'ukwezi kwa 4 muri 1999. Nuko ninjiye igisirikare cya FDLR, icyo gitwaga ARIR iza guhinduka nyuma FDLR. Nuko ninjiye igisirikare cya FDLR. Narangije icyo gisirikare, iryo shuri kuru rya gisirikare mvamo mfite igrade rya Lieutenant. Nkimara kurangiza bampa kuyobora Iporoto. Iporoto ni abasirikare baba bagizwe n'abasirikare bagera kuri 32 mbana nabo mu buzima bukomeye cyane cyane ko nkatwe twinjiye ku ngufu baduhozagaho ijisho ku buryo abantu benshi batorokaga, abasigayemo bagasigara babacunga nk'uko umuntu acunga urushinge rwe. Ubwo nkomeza kubana nabo ngeraho nurira ngera hejuru mba kapitene. Maze kuba kapitene bangira komanda de compagnie nkomeza gukorera FDLR, ariko mfungishije ijisho nanjye ndi mu myiteguro yo kugira ngo nzabatoroke. Kuba muri iyo organisation ya FDLR biragoye cyane cyane ko habamo nk'icyo navuga ngo wenda ni nk'uburetwa cyangwa se wenda igitugu n'agahato, imibereho mibi, imyitwararikire mibi, cyane cyane ko wowe waba contre yabo, cyane cyane baguhiga bukwari, bagushyiramo imyumvire yabo bihariye, wakumva ihwanye n'ibitekerezo idahwanye n'ibitekerezo ufite. Icyo gihe nyine no kukwica bakaba bakwica. Icyo gihe kugira ngo mbone uko ntoroka nari mfite umuryango, ubwo nafashe abana n'umudamu muri 2012 ndabohereza kuko nabonaga ari wo muzigo mfite. Nabwo nsabye uburenganzira kuko nababwiye umwana arandwaranye, kubona imiti hano biragoye, banatse uburenganzira nabwo babumpa batabumpaye basigara banshungishije ijisho bagira ngo wenda ngo nanjye ndabatoroka. Ubwo mudamu n'abana baraza bitwaje igipapuro na foroze mu bakongomani bakigeza kuri dispensaire, hanyuma dispensaire y'abakongomani ahitwa Ikarara baba transferi Bukavu. Akimara kugera hano Bukavu kubera nibyo nari nziranyeho nawe, ndamubwira nti numara kugera hari Bukavu uvuge ko hôpital général ya Bukavu yagutransfeye i Kigali muri CHK. Ntumpamagare ahubwo hamagare ubuyobozi bunyobora kuko ufite nimero ye, numuhamagara ngiye barambwira kugira ngo ntanga umwanzuro. Ubwo rero ngeze amahirwe ukabugiye, ubwo nanjye kuzabavamo biroroshye. Umudamu rakimara kugera inaha nyine ubwo ahise ajya mu rugo aho umukecuru ari hano i Musanze. Hano i Musanze
barabana. Ubwo nsigara njye ubwanjye nta muzigo ngira. Nibwo nanjye naje kubacika muri 2016 kubera umutima mubi wa kimuntu bagira, cyangwa se wenda n'ubunyamaswa bwabo budasobanutse, maze kubavamo. Nisunze DDRRR, ni umuryango ushinzwe gucyura impunzi no kubafasha kugira ngo basubire mu buzima busanzwe, ikorera ku butaka bwa Kongo. Nibwo nabagezemo ahitwa Uvira. Kimara kugera muri DDRR, ubwo abo nsize mu shyamba nyine nkuko nababwiye, nti umutima wabo wa kinyamaswa no kudakunda n'ubwabo, bantangira amakuru mabi muri MONUSCO. Ubwo nkimara kugera aho ngaho muri DDRR, nibwo nabonye abasirikare ba MONUSCO baraza baranshimuta. Banshimuse nk'umuntu wari utashye ku neza, umuntu wari utashye mu mahoro nishimye, ahubwo bimviramo amarira. Nibwo baje kunyinjiza prison centrale ya Bukavu. Ubwo ndafungwa rero nziza ubusa, ntazi icyo nzira. Ubwo aho nari maze imyaka 8 n'amezi. Oya, ubwo nkimara gufungwa naraburanye. Ikiciro cya mbere bankatira igifungo cya burundu. Baravugaga bati hari ubwicanyi ndenga kamere bwabaye ahitwa za Kamananga. Kamananga ni mu bice bya Zamina kiri muri zone Karehe, mu gace ntazi. Ntigeze nkandagiraho na rimwe. Ubwo natanga ubusobanuro aho ngaho mu rwo rukiko ntibabwumve, cyane cyane ko kuva kera kose MONUSCO yakoranaga na FDLR. Ibikorwa bibi byose ni byo bakoraga byose babaga babiziranyeho. Ubwo rero urukiko mpuzamahanga rukomeje kubotsa igitutu, baravuga bati aba bantu bari gutaha niho basiga bakoza amahano, kandi ari ukubishya ari bo babikora ubwabo. Nkaye Kamananga amakuru naje gufata nyuma n'umucamanza mukuru w'urukiko rukuru rwa gisirikare y'Ibukavu, kuko nagiye mu cyo bita chambre foraine, ni ukuburanira mu ruhame imbere y'abaturage. Ubwo nageze imbere y'abaturage rero bampanaguraho icyaha, baravuga bati uyu muntu ntabwo tumuzi. Ndongo bifata bigaragara ko ari ibyaha mpimbano, yaba byarakozwe n'abandi ariko atari njyewe. Kubera rero umutima mubi wa kinyamaswa nababwiye, bakomeza ko insista bati ni Majoro Ndayambaje Gilbert niwe wakoze ibi ngibi, dore naradutaye byinshi. Ubwo nibwo naje kuburana nyine narajuriye mu rwo rukiko rwa mbere rw'ibanze, ya mu rukiko rwisumbuye kuru militaire, ariho bampanagayeho icyaha, banshya amande ahwanye n'amadolari 1200. Ubwo rero mfite umukecuru waracyahari kuko umusaza we yarashaje, ndamukenesha. Namukeneshe birenze. Wahamagaye mu Rwanda? Nahamagaye hano mu Rwanda. Umukecuru ariko bakabagurisha akarima n'inka yari afite ya Kinyarwanda. Mbese bigaragara ko namukenesheje. Ayo mafaranga aza kuboneka. Abonetse hari muri 2021, ubwo nza gufungurwa. Ubwo urukiko rumfunguye ntabwo basa nkaho ari ruswa baryaga bashaka wenda kuyirira batampaye ibyangombwa bya leta. Ubwo maze gufungurwa muri 2001, ndavuga nti nari ngiye mu Rwanda ndafungwa, nta cyangombwa kigaragaza ko mvuye muri prison bampaye, nta cyangombwa mfite kindanga ko ndi umunyarwanda bampaye. Mbona ko nafatwa nk'intasi, ko byankomerana. Ndeba no gusubira mubona ari navuyemo, bari bahinduye irindi zina, bacitsemo ibice nabo, barwanaga buri munsi, bitandukanye na FDLR, bahimba ikindi bita CNRD. Ubwo rero ntabwo nabashye gusubirayo, ahubwo nazamutse mu bice bya za Masisi, aho nasanze FDLR. Ubwo mbana nayo mu bice bya za Ngungu, ariko mfite wa mutima nama wanjye mvuga nti iyo utagira nationalité, iyo utagira uburenganzira bw'igihugu ntacyo ubura icyo. Natangiye kera nshaka gutaha, ndakubura ngahura n'inzitizi, naha ngaha n'inzibura, wenda byanjye bizaba birangiye. Nibwo rero ubwo ndi gukura mwako gake, nibwo Nyagasani yakoresheje ingabo hari ziturutse nazitanga nk'abamarayika, baraza ariyo M23 irwana n'abakongomani. Ariko muri uko kurwana n'abakongomani cyane cyane ko FDLR na FARDC mbabwije ukuri
kuko birakorana kubwiza ukuri ni kugeza uyu munsi kuva na kera kose batangiye gukorana kera ku bwa Kabila père Laurent Désiré Kabila bigera naho Désiré Kabila yakoranye nayo igihe kirekire hari icyo bitaga Ariride na Riri 1 haba icyo bita jonction yabaye muri 2002 ibera hitwa Ikirembwe ariho abayobozi bayoboye Riri 1 bari bakorera inaha bayoboye na Rwarakabije bahuye na Ariride yewe na Mudacumura bahura Ikirembwe bashyira jonction mbese barahura bamaze guhura niho bashyizeho icyo bita FDLR izina rusange bahuriyeho. Ubwo rero muri iyo minsi niho Kabila nawe yarashyizeho uruganda ahitwa Irikasi rukora imbunda akababwira ngo aka ni akabando kazabaherekeza mpaka iwanyu mu gihugu. Ubwo rero bigeze aho hagati nkomeje kuzamuka nyine ngeze kuri M23 na uyu Chilombo Tshisekedi nawe gufatanya na FDLR ni konvansiyo bagiranye baravuga bati nudufasha kutsimbura M23 mukemera ko dufatanya kurwanya uyu mutwe witwaje intwaro nanjye izaba ariyo ntangiriro yo kubaherekeza kubageza mu gihugu cyanyu. Kugeza na n'ubu kuva icyo gihe Chilombo yahajya yasimbura Joseph Kabila kuko Joseph Kabila we ntabwo yashakaga gukorana na FDLR. Nta nicyo cyatumaga ibitero byabaga ari byinshi bahiga bukware FDLR ku bwa Joseph Kabila. Chilombo hagiye donc FDLR iba ami donc baba inshuti baba igihango kugeza na n'uyu munsi bakabafatanya n'ubwo buryo nuko FDLR ikorana na FARDC. Oya nge ndabyemeza cyane cyane yuko na kuva mbere kose bakoranaga amanama. Inama zaba bakabasigira nk'amasasu. Ndabihamye hari inama yigeze kubera kuri zone Warungu harimo abitwa Bambuzamabe bari benshi. Icyo gihe batanze amasanduku agera muri 12 y'amasasu. MONUSCO iyaha FDLR. Ubonye ni ingeri nyinshi. Iyo bamaze gufata amasasu bayagabanya abasirikare babo bafite cyane cyane muri za komandoma. Ugasanga rero ababo muri za escorte zabo niyo bagiye gufunga imihanda bakambura abaturage cyangwa se bakareba n'izindi unit nk'undi mutwe wa gisirikare bashyira ku ruhande bakawita nk'irindi zino bakavuga bati iyi niyo karapu ya komandoma cyangwa se ni section de renseignement ya komandoma irafungira hariya bakayiha amasasu cyangwa n'izo mbunda nshyashya baba babonye zikabafasha kuja kunyaga iby'abaturage. Ahanini do MONUSCO na guverinoma ya Kinshasa itanga imfashanyo zikomeye muri FDLR. Bo baracyari kuri cya kintu cyo kuvuga ngo bashaka gutsinsura ubutegetsi bw'igihugu kandi nta ngufu bafite nta nibyo bazageraho. Bo baracyari kuri ya ngenga bitekerezo yabo primaire do ntakuka ivuga bati abatutsi batwatse ingoma natwe dukora ibishoboka byose tuzabasimbure natwe dusubire ku ngoma. Ni mu rwo rwego na Tshisekedi nawe babwira ati mwebwe mumfashe turwanye M23 nituyitsindura yaturutse mu Rwanda ituruka no mu Bugande ndi igihugu kinini ndishoboye ni mu rwo rwego mumfashe tukakura ku butaka bwa Kongo M23 namwe niyo ntandaro kuzabageza mu gihugu. Nuko bimeze donc ariko bikaba biri mu mitwe y'abantu bamwe cyane cyane abahoze ku ngoma ya Habyarimana dore ko nari bo basirikare bakuru baba muri FDLR. N'abasaza ariko bakiramo abakiri batoya bafata n'urubyiruko n'urundi rusoresore babashyiramo ibyo bitekerezo byabo no kugira ngo batagira babacika. Ubwo njyewe nkimara kuva muri gereza ngeze ahitwa za Ngungu kuko niho nari maze igihemba. Ngungu na gace kegereye Rubaya imbere yaho habaza za Kicyanga ubwo ariho barwaniraga imirwano FARDC na FDLR
nabo bita kwa abazarendo kuko imitwe nk'itatu ibicanganiye umutwe umwe wa M23. Ubwo rero nge nkimara kumva amakuru ko Gakwerere yafashwe. Gakwerere niwe wari ushinzwe twavuga ko ari nka secrétaire général wa FDLR kuko yabanaga na General Rumuri. Twumvise ko yafashwe ndavuga ntiye abayobozi bari baduhagarariye nabo bari kugenda kandi nanjye hari breshe ntabona. Ubwo nanjye mbona ako kuho kuko icyo gihe haje mu nk'icyuho muri FDLR basubira inyuma aho bari bafungiye kuko ibyo bice byinshi ntabwo ni nakabimenye neza. Ubwo njyewe ningira muri Rubaya. Ubwo muri Rubaya nafashe moto ngera imbere ingeza Ikicanga. Ngeze Ikicanga mpasanga M23 ariko sinabonana nayo ahubwo njya ku nzu y'umuturage. Ngiye ku nzu y'umuturage ndavuga nti niba bishoboka cyangwa wenda bikaba byiza mwanyereka inzira yangeze Goma. Ati kera uruhuke iyo nzira ndayikwereka. Naho mubyeyi nawe wenda ni nk'Imana yankoreragamo n'ikamukoreramo aho kugira ngo anyereke iyo nzira anzanira abasirikare ba M23. Nuko M23 nta n'ikintu kibigeze ngirira, nta n'ijambo rimwe yigeze inkorera cyangwa se wenda imbwira, ahubwo iramubwira ati uruwahe. Ndabwira nti ngiye ni umunyarwanda ni umusirikare wo muri FDLR ngeze mu maboko yanyu ariko mumfashije nagera iwacu. Ubwo baranjyanye bangeza kuri commandement yabo iri Igoma ariho nahuriye na Gakwerere. Nsanga harimo Gakwerere nawe ntabwo nari muzi kuko yigeze kunyuraho mu 2002 baturutse nyine yo za Kinshasa za hehe kuko barwaniraga iyo hirya ku barwanira Kabila. Baje muri iyo jonction baho bahurena baza guhurana rwarakabije niho yanyuzeho ariko ntabwo nari nkimwibuka. Ubwo baravuze bati generali wanyu wa FDLR ari hano nawe yiteguye gutaha. Hanyuma n'abasirikare benshi twagiye tuhahurira ku buryo twari tugeze kuri 13 14 na Gakwerere mwarazanyije umundi wazanye generali na Gakwerere tugeze kuri 13 na je pense 14. Ubwo M23 idushyira mu maboko ya guverinoma y'u Rwanda. Ubwo twaraje rero nibyo koko M23 nkuko yasegasiye uburenganzira bw'ikiremwa muntu nta n'umuntu n'umwe yigeze ihohotera cyangwa se itunga urutoke. Icyo yadufashije no kutugeza ku butaka bw'u Rwanda idushyira mu maboko ya guverinoma. Ariho twahuriye na bashinzwe umutekano w'igihugu durira ku mupaka kuri Petite Barrière baratwakira turishima tubona ubwiza bw'u Rwanda tugira ibyishimo cyane nk'abantu basubiye iwabo. Ubwo rero nibwo bamaze kutwakira batwereka aho turuhukira igihe gitoya nk'iminota itarenze kuri 30. Ubwo nge nabo basirikare 12 11 ubwo nanjye wa 12 nibwo batuzanye hano i Mutobo. Uwo General Gakwerere n'undi musirikare umwe barasigarana. Kimara kugera hano i Mutobo rero hari tariki ya mbere z'uku kwezi kwa gatatu hari kwa gatandatu je pense. Nibyo koko kugeza amagingo uko leta y'ubumwe idufashe uko iki kigo cya Mutobo kidufashe nibyo gushimira ubuyobozi bw'igihugu no gushimira Imana twe yafashije kugira ngo tubashe kugera ku butaka kavukire bwacu. Nkimara gukandagira hano bakimara gufata amakuru ko Major Ndayambaje Gilbert wo mu karere ka Musanze mu murenge wa Nyange yageze hano. Habaye ku cyumweru mu gitondo karekare mu cyecuru n'umuryango wose bansangana. Cyane ko nibyo natekerezaga byose byo gutaha nibo babigizemo uruhare. Nibwo bahoraga bambwira ubwiza bw'u Rwanda nanjye nkumva mfite umujinya n'izindi nshuti n'abavandimwe. Kuba rero ndyama sinumve n'igiti kivunitse cyangwa se wenda sinumve n'induru mu muhanda wa Musanze Byangabo cyangwa se undi gukomeza. Ibyo ni byishimo bikomeye byankomeje n'umutima kuko navugaga nti ngewe niyo wangeza ko ari ubutaka bw'u Rwanda kavukire yanjye wenda nashaka nkitaba Imana ariko ntagwishanga
cyangwa se wenda ntagwe ku gasi, ariko kugeza amagingo angihumeka umwuka w'abazima n'umutekano uhari wose usesuye, ari uw'abaturage, ari uw'ingabo z'igihugu, kuko niko kazi kabo kubungabunga uburenganzira umutekano w'igihugu, nuko twebwe baturinda cyangwa se wenda uko badufata. Ndashima leta y'ubumwe yemeye kwakira bamwe barimo twebwe n'abandi batubanjiriye cyangwa se wenda n'abandi bazaza, yo yemera kwakira abantu bashaka guteza umutekano muke mu gihugu no kongera kumena amaraso bwa kabiri, ikemera kubana n'abo bantu, ikemera kubacumbikira, ikemera kubatuza no kubaha ibyangombwa kugira ngo bongere babe abanyarwanda. Nje icyo nicyo nyishimira kandi nyikundira kuva uyu munsi no kugeza igihe Uwiteka azankura mu mubiri, ko njyewe rwose igihugu cy'u Rwanda ari cyo kavukire kanje, ntazatatira igihango cy'iki gihugu. Kuvuga ngo FDL ntabwo ihari cyangwa se wenda ngo nta ngufu ifite, niyo yaba umuntu umwe ushaka kugutwikira nk'ikiraro wenda woreyemo ingurube cyangwa se wenda ihene, uwo muntu niwe mubi gusumba abantu barenga 100. Uwo niwe mubi. Niyo rero yasigara ari umwe akaba yitwa FDL, ni umuntu mubi. Urukumva ko uwo muntu ari umugizi wa nabi. Yego nibyo koko, ukurikije uko mbere bari bangana cyangwa se wenda nuko ubu bangana, nuko babona tugenda tubavaho uko bwije nuko bukeye, intege zo barazicika. Abakibafashe mu mugongo ni guverinema ya Kinshasa ya Kongo. Mfite ububasha n'uburenganzira, bifashijwemo na leta y'ubumwe, nanjye najya kubashaka nkababwira ubwiza bw'igihugu, mbashaka mbashishikariza gutamurwa ababyaye, kuko ibyo barimo cyangwa se wenda ibyo babwirwa n'inyigisho n'impuguro babaha arizo kubasubiza inyuma. Ajabu TV Show Rwanda.